nongeye kugusoza mwene data ukundwa n'Imana, ndetse kandi nongeye ko kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe, ndetse kandi Imana ikomeze ikwishimire. Ndanezerewe kongera kubana namwe muri izi nyigisho za audio zitambuka buri munsi. Harashize igihe kinini cyane mutazibona, ariko kandi uyu munsi wa none Imana ishimwe ko yongeye kuducira inzira yo kugira ngo mwongere muzibone. Nk'uko abasanzwe muzakira mubizi, twabigize umuco mwiza. Iyo dutangiye ukwezi dukora amasengesho y'iminsi 3. Itariki ya mbere tugasenga twihana, itariki ya kabiri tugasenga dushimira Imana, itariki ya gatatu tugasengera ibyifuzo. Rero ndagushimira wowe ukomeza kugenda uba imbere y'Imana, ukabizirikana ukumva ko ugomba gutangira ukwezi uyoboza Imana kugira ngo igushoboze kandi igendane nawe mu byo ukora byose. Ngewe tubana, amazina yanjye nitwa Ruhogomanzi Irene. Gushimira ufata umwanya ugakurikirana izi nyigisho z'amaudio, ndetse kandi ugakurikirana n'izindi nyigisho z'amashusho zitambuka ku muyoboro cyangwa se ku murongo wa YouTube channel yacu yitwa Bohoka TV. Imana ibiguhera umugisha. Bohoka TV ho hatambukaho n'izindi nyigisho z'abakozi Imana bagiye batandukanye, ariko izi audio n'umwihariko wanjye nivuga butumwa Imana yashyize ku mutima kuva mu 2015 niho zatangiye kugenda zisohoka izi audio. Uyu munsi wa none turaza kuba dusenga, rero dusengera ibyifuzo. Ariko mbere yuko twinjira mu nyigisho, ndashaka kwibutsa zimwe mu ndangagaciro ziranga umuntu wamaze gusobanukirwa ubuzima bwe, yuko yabohotse by'ukuri, bitandukanye na za deliverance zimwe tujya tubona birirwa bakorera abantu, harimo ubushukanyi, kwiba abantu. Ndashaka kwibutsa ko umuntu wabohotse by'ukuri arangwa no kugendera mu kuri kwa Bibiliya, niyo kwaba kunyuranye n'uko urashaka kumva. Icya kabiri, uyu muntu wabohotse by'ukuri ntatinya kuganira n'Imana, ndavuga gusenga. Ubuzima bwe aharanira ko asenga, ndetse kandi akabishishikariza abandi. Icya gatatu, nuko agomba kubaho mu buzima bwizera. Nubwo ibibazo n'intambara ari byinshi, ariko ibyiringiro by'umukiranutsi nta handi bivuretse ku Mana. Niyo mpamvu nubwo uyu munsi uri guca mu ntambara ukabona hari bikurushya, udatinya kuvanga kuko Umwami Imana izanabara, aricyo gituma namwara. Nubwo hari ibingose, ariko kandi nzi neza ko nzabikuramo ubundi buhamya. Icya kane ni ubuzima bwo kurangwa n'urukundo. Niryo deni dufitiye Imana. Impamvu ugwa mu byaha, impamvu ducumura, impamvu tujya kure y'Imana, n'urukundo ruke ruba muri twebwe. Tuba twanze Imana, kandi iyo tuyikunze dukunda ibyo ikunda, tukanga ibyo yanga. Ikindi dusaba ko nitumara gusobanukirwa ko yo ari urukundo, ubuzima bwacu dukunda bagenzi bacu. Mu kubakunda harimo kubasengera, kubafasha, hakabamo ndetse no kuberera imbuto. Ni